rwa mbere rwa Samweli hano turabona igice kitubwira ngo udukoryo ukwibuka itangirira bari kuva umuntu ubyutse hano iwanjye n'indigo. Aha ni karibu, komeza injira nta kibazo, ntago wafunze. Ntago mwizera ko wahindutse wabaye pasiteri wemewe pe, ariko kamusubire tubiganireho. Agiye wasuhurije kutinjira ngo nkubone bimeze bite? Rega pasiteri mfite ubwoba. Ese ni wowe pazo? Ukobere mu w'Imana. None se pasiteri ko mfite ubwoba ubu ngubu koko? Ngo ufite iki? Ubwoba bw'iki se kandi? Ubwoba bwanjye ubwoba. Ntukagire ubwoba, uri kumwe n'iki n'umukozi w'Imana. Uri kumva? Aka kanya ntago ejo ndi twajya. Tuza reka mbanze ngusengere. Mana urebe iki gisambo kinsuye nubwo gifite ingufu, gikubita ugicice hasi mwatwe. Ibyo ukunda nibyo ushima, nibyo dukomeza kuduha tuganire mu izina rya Yesu. Iki pasiteri ubu nta kintu. Waniga. Oraniga umukozi w'Imana. Nemba atunga wenyine. Ubu nejo nayo nazana bivuga tugasenga nta kibazo. Nahindutse ntago. Ufite ubwoba bw'iki? Banze umbwire ikintu kiguteye ubwoba hano. Ikintu kiguteye ubwoba ni iki? Ibyamamare bene data birashije bya Brovani n'ibindi byose bashije. Ubu ninjye utayiwe nanjye icyamamare. Uravuga ngo ibyamamare byashije. Soma hano handitse ngabajura. Ariko uzi gusa nako Mwuka Wera atama. Haranditswe ngo uwavutse igihe kizagera agira ute acishe n'ibitewe n'imirimo myiza yakoreye mu isi. Uri kumva? Acishe oya nyine yitabe. Vuga karuvate, ace karuvate nta n'isoni wowe. Umva karuvate nimwe nibye kwa Rukundo, nako niyo kwa Rukundo. Urayibuka? Data we ndayibuka cya igihe njyaho mikoti, igihe ntwari ikoti gatwara karuvate. Ibyo ngibyo ariko njye narakijijwe, narahindutse ndi umuntu w'Imana. None se niba warakijijwe? Ariko reka nkubwire Jeyi, Imana itazaguhamagara uri umujura kabuhariwe bicyamamare, ugendere mu ijambo ry'Imana, uribe kuntu Imana igira ite ikwiyegereza gake uzi kujyanwa na Satani wowe. Ibyo bintu irahamagara ati Habimana pazo agahita kumanukana mu muriro utazima, ukamanuka kukongo k'ibyiso bisigara bitukura. None rutazima dose. None se mukorana nabo uyu muriro mbona n'uwikiza. Uyu muriro dore ni ijambo, ni Yesu Kristo urimo. Uko byanditse. Ariko se wakisangira Satani ko mbona atari uri gushya. Usanga Satani uretse nze nkwereke ibyiza Imana urasanga Satani uretse nze nkwereke ibyiza Imana iba yaduteguye abapasitoro bayo. Hano nje kwihana. Sawa ngaho reka nze wihane. Nje hano nze ihane. Filime atagiye kuzana umubindi yabitse. Ese ko murakirimo kirajya mu gikoni? Ndimo ndasoma, ndimo ndareba hano mu bigani. Birakubwiraga Imana itegura abantu bayo, sibyo? Imana ibinyibutse ikavuga ati uzi w'Imana arashonje. Banze ibyo ubone kunyihanisha. Naritsomye ahantu havuga ngo umujura ngo niba iby'abandi kugira ngo asubire mu ijoro tuzabitanga. Wowe iyo karuvate warayitanze? Ntabwo uri pa. Ese undi ko mbona nazanye ikiko cye. Yego gimu. Tuza shamu. Imana iba yaradukoreye imirimo. Tukamanza mfata rimwe ndihangana. Oya sha subizamo. Oya dusubiremo. Subizamo. Dore Imana yaciye iryinyo rimwe ngo utazajya uncura. Yaciye iryinyo rimwe. Tuza shamu. Dusangire. Pastor, nabundi. Man, none se reka mbanze mbabaze.
imana hari ibintu igenda itaka mu bakozi bayo. none se ko nzi ko mo hano hajyamo amataratara kugira ngo batume neza biriya ntabwo habitsemo imana igenda itaka abakozi bayo utuntu n'utuntu ikavuga ati rero umukozi wanjye kuko ngiye mbona hari abashyitsi uzajya ugira benshi nguhaye aka kantu nguhaye aka kantu none se worisha abiri intebe mwese mumaze mve ukuntu watetse neza bitewe n'ukuntu wagusuye kaba bitewe niba terura isahani reka satani yatakumira ntacyo dusangiye imana yaguhana ubundi pasiteri tubanze turye toreka pasitori agatora itumba gasonja agatora itumba ka pasiteri imana yaguhana none se kuki wibagiwe ijambo ry'Imana wasenze se cyangwa ayo magambo yo nyatuse okay niba wasenze ngaho rye pasiteri umwuka wera arampamagaye ngo nijye gukora umurimo w'Imana nta kibazo ndaje reka nzikora umurimo w'Imana none se atansiga